Mbese nawe iki kibazo ujya ukibaza? Mbese kuki hari abantu bakorera Imana bakena kandi Imana ari umutunzi wa byose? Koko nibyo, Imana umuremyi niwe nyiri byose. Ariko mbere y'uko twihuta muri iki kibazo, mbese wakwibaza ukuntu umuremyi wa byose ari we Yesu Kristo yavukiye mu muvure? Bisa nk'aho bicanganye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imyumvire y'abantu rimwe na rimwe ntijya irenga ngo imenye icyo Imana idushakaho n'agaciro dufite imbere y'Imana. Mbese ubundi utekereza yuko kuba ufite amafaranga uri umukire ari byo biguha agaciro imbere y'Imana? Cyangwa kuba witwa umuntu nibyo biguha agaciro? Mariya na Yosefu bubahaga Imana, ariko ntibari bafite ibya mirenge. Tubona n'izindi ngero nyinshi z'abantu bakoreye Imana ariko batari bafite ibya mirenge, nk'intumwa Pawulo ndetse n'abandi benshi. Ariko nanone igitandukanye, tukabona nanone abantu bubahaga Imana nibo bari bafite ibyinshi bihagije, nka Yobu, Salomo ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ariko se ubundi bigenda ute kugira ngo abakozi b'Imana bamwe batunge byinshi abandi batunge bike? Bamwe baba bakire abandi baba bakene. Ibi ngibi Yesu yabikomojeho muri Matayo igice cya 25 umurongo wa 14, aho yaciriye abigishwa b'umugani agira ati, bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu, ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye. Aho umwe itarante 5, undi amuha 2, undi amuha imwe uko umuntu ashoboye, arazinduka. Nk'uko uyu mutware yahaye abagaragu be bitewe n'uko umuntu ashoboye, ni nako n'Uwiteka nawe aduha bitewe n'uko umuntu ashoboye. Uwiteka yaturemye kubw'impamvu, na niyo mpamvu asobanukiwe neza n'intege nke zacu n'imbaraga zacu. Azi neza ibidukwiriye. Yaba umugaragu wahawe itarante 5 cyangwa wahawe 2 cyangwa wahawe 1, intego shebuja yari afite yari imwe, yari yo kugira ngo bamukorere kandi bakoreshe izo taranto nk'uko bikwiye. Na niko bimera ku bakristo. Yaba umuntu ufite impano nyinshi zituma aronka byinshi, yaba n'umuntu ufite impano nkeya, twese tugomba gukorera hamwe kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye. Uwiteka ubwe ntago arazwi inshinga no kugira ngo dutunge amazu meza, imodoka n'ibindi binezeza byose byo kuri iyi si. Ahubwo ikimuraje inshinga ni ubugingo bwanjye n'ubwawe. Umukire n'umukene ni abantu babiri bazabaho kugeza iyi si irangiye, kandi umukire azaberaho gufasha umukene n'umukene abereho gufasha umukire. Iki ni cyo giha ubuzima ubusobanuro. Igihe cyose umuntu ataba akeneye mugenzi we, ubuzima nta gisobanuro ndetse n'uburyohe bwaba bufite. Muri ubwo bufatanye niho havamo gukiza ubugingo bwacu cyangwa ubwa bagenzi bacu, ariyo ntumbero nkuru y'Imana. Twese twaremwe n'Imana kubw'umugambi wayo. Yaba ufite bikeya cyangwa byinshi, ibyo ni ibigufasha kugira ngo usohoze umugambi w'Imana. Igitangaje kandi giteye isoni ni uko umugaragu wahawe itarante 1 ariyo yari yoroshye kuyigenzura, ari we wayitabye mu butaka. Naho wari ufite 5 yazikoresheje nk'uko bikwiriye ndetse yunguka n'izindi 5. Imana iterwa ishavu n'agahinda iyo ibona umuntu ufite bikeya byananiye kubigenzura, yifuza byinshi. Inshuro nyinshi uzasanga abanebwe n'abadaha agaciro umurimo ari bo bifuza kuba abakire. Usanga bavuga bati, natwe watugira abakire. Ariko Uwiteka yongera kutwibutsa yuko imigisha ye ayinyuza mu mirimo y'amaboko yacu. Zaburi ya 34 umurongo wa 10 haravuga ngo, mwubahe Uwiteka mwabera mwe, kuko abamwubaha batagira icyo bakena. Imigunzu y'intare ibasha gukena no gusonza, ariko abashaka Uwiteka ntibazagira icyiza bakena. Aya n'andi masomo menshi aboneka muri Bibiliya, abantu benshi barayasoma bagahita bumva yuko umuntu wese wubaha Uwiteka agomba kuba atunze amafaranga menshi. Ariko ubukire Uwiteka twifuriza ntago ari ubwo ngubwo, kuko ubukire bwa mbere Uwiteka twifuriza ari ugutunga Yesu Kristo, ari we utanga ubukire nyabwo, ariyo mahoro y'umutima. Kuko nk'uko umunyezaburi yabivuze muri Zaburi ya 37 umurongo wa 16, aho yagize ati, ibiki umukiranutsi afite biruta ubutunzi bwinshi bw'abanyabyaha benshi, kuko amaboko y'abanyabyaha azavunika, ariko Uwiteka aramira abakiranutsi. Uwiteka azi iminsi y'abatunganye, umwandu wabo uzahoraho iteka.
ntibazakorwa n'isoni mu gihe cy'ibyago, mu minsi y'inzara bazahazwa. Buri muntu wese Imana yamugeneye uko akwiriye kubaho kugira ngo muri iyo mibereho ye ayubahishemo Uwiteka. Igiteye isoni ni uko uburyo Imana yatugeneye ngo tuzabeho tutabugeraho kubw'ubunebwe, ahubwo tugasigara twifuza iby'abandi. Ibintu byose by'igiciro Uwiteka ntiyigeze abigurisha. Tekereza yaba umukire yashoboraga kugura iminota y'inyongera ku buzima bwe. Ngaho tekereza yaba umukire yashoboraga kugura ubugingo akazagera mu ijuru. Umubwiriza we byose yarabirebye aravuga ati ni ubusa. Yaba utunze byinshi ndetse n'utunze bikeya batiyeguriye Imana, bose bahorana ishavu, agahinda, guhangayika ndetse no guhagarika imitima. Ariko icyiza ni uko uwiyeguriye Imana we ahorana amahoro n'umunezero n'ibyishimo. Inshuti yanjye, ishimira ubuzima urimo, usaba Imana iguhe kunyurwa, ndetse ibyo ufite byose bibe isoko yo kuyikora mu buzima bwawe bwose. Maze nibwo uzagororerwa ubutunzi bukomeye buruta iby'iyi si byose, kuko ibiri kuri iyi si byose bizayengeshwa umuriro ndetse bigashira. Ariko ubutunzi Uwiteka dusezeranya ntibuzigera bushira, buzaba umurage utagajuka iteka ryose. Nshuti nkunda, witekereza yuko ikiraje inshinga Uwiteka ari ukuguha amafaranga ndetse n'ibindi binezeza by'isi, ahubwo ikimuraza inshinga ni ukugucungura maze ukazibera mu ijuru, ukazabana n'abo yacunguye. Ibyo ni byo nkwifurije, ni mu izina rya Yesu.